ibasha gukora ibiruta cyane ibyo twibwira, ariko byonyine no kuba mpumeka ameze neza, nta ndwara ndwaye, ntaki, ibyo nabyo nibyo gushima Imana. Niyo mpamvu umuntu uzi umukatolika yaririmbye ngo komeza inzira watangiye wicika intege. Urumva nakubeshye kwirwanirira, hari igihe umuntu abigerageza, ariko nimba ari ibintu byanze kumpira no kwirwanirira, jise reka nk'ubuhamya ari butoya, ni gato cyane. Imana abimaze gukubita inkoni barangana gute? Bivuge ngo Imana iramutse igukubise inkoni cyangwa se Imana iramutse iguhannye, ahubwo nta nubwo yanaguhanira gutwikisha umuriro, kuko nkeka yuko ubuzima bwacu bwa buri munsi duhora ducumura umunsi ku munsi, kandi ntago bigaragarira ahandi kure. Urabona iyo ubana n'umwana mu rugo, umwana reka tuvuge iyo ari muzima agira gukora, agira amakosa menshi. Ukwiye amashimwe Yesu, imirimo ya wiranangaza, hari ibyo nkoreye nara Imana yabura ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana bibane nabo, wera bibane namwe mwese mwebwe mudukurikiye mu masaha nk'aya ngaya. Twongeye twagarutse, ariko twongeye tugaruka dufite umutumirwa wongeye wadusuye ahangaha kugira ngo tuganire, kandi ndizera ko ikiganiro tugiye kugirana kiraba cyiza. Umutumirwa wacu turakwakiriye. Murakoze, Imana ibaho umugisha. Asubije uracyavuga ngo nabasuye koko? Ni umwana mu rugo. Uri umwana mu rugo, uri umwana mu rugo, ariko nabaye umwana mu rugo, wari umaze iminsi udahari bitewe n'akazi n'iki, ariko none wongeye wagarutse. Ariko byanga byakunda umwana ararorongotana, ariko akazongera akagaruka mu rugo. Bibiliya ivuga neza, iravuga ngo hari umugabo cyangwa se hari umuryango umwe wari ufite abana, ariko igihe kimwe kiragera abana baravuga ati data duhe iminani njye kuwukoresha icyo nshaka. Umwana umwe asaba umunani we, aragenda arawurya, urashira, ujyana mu maraha, ujyana mu ndaya. Nuze kungereranya nawe mwana w'ikiraro, ndi kubyumva ko ari byo ushaka kuvuga. Nshatse kukubwira none niko biri tubwira, aragenda umunani we arawurya arawumara. Impamvu bivuze uko nguko no mu buzima busanzwe bwa buri munsi, ntabwo uko turi kumwe cyangwa se turi mu kiganiro nk'iki ngiki, harimo n'abantu bateye uko nguko. Yego, abona ibintu atari ukuvuga ngo wenda yabigabanye, yakoze mu mbaraga ze Imana yamuhaye, akagenda nta agaciro wa murimo yakoze, nta agaciro ya amafaranga yabonye cyangwa bwa butunzi bundi yabonye, akagenda kubutagaguza hirya no hino. Noneho yamara kubona bimaze kugenda nabi, akongera kugaruka, kandi bikamera nk'aho amazi yarenze inkombe. Rero niyo mpamvu natwe twongeye kugaruka n'abantu, uburyo ugize umugisha ukagira icyo ubona bitewe n'uko Imana iba yakuramukije, nta mpamvu n'imwe kugira gute y'ukucyaya, ahubwo wagombye kongera ugakora umunsi ku munsi, akagira ikiyongera. Nisho rero nk'uko twari tubivuze, turongeye turakwakira rero mu rugo nk'umwana mu rugo, kandi tuvuga ngo nawe ubuntu bw'umwami wacu bukomeze bube kuri wowe. Amen, haleluya. Uyu munsi wa none wowe ni cyumva urimo gushimira Imana ko Imana yaba yagukoreye? Shaka nkubwire, wenda nuko dukunda imirimo igaragara gutya, ariko nayo tugiye kwishingiraho irahari, ariko byonyine no kuba mpumeka ameze neza, nta ndwara ndwaye, ntaki, ibyo nabyo nibyo gushima Imana. Utarwaye, uhumeka, nta kindi kibazo. Kandi iyo uri mu nzira za buri munsi, iyo uri mu kazi cyangwa se uri mu rugendo, ugenda ubona ibintu bigiye bitandukanye, abagonze ibiti, abakoze impanuka, ukumva abarwayi bari kwa muganga. Ibyo ngibyo wowe udukurikiye, natwe ubwacu byagombye gutera gushimira Imana, kuko urukundo rw'Imana. Iyo dusubije amaso inyuma, hari abantu mwagiye mwigana. Iyo urebye ubuzima bw'abana mwiganye, ukareba nawe ukuntu umeze, ese iyo interivali birimo wowe ubona bimeze bite? Mwese muri ku rugero rumwe, cyangwa se harimo bamwe basubiye hasi, abandi bajya hejuru, ari mu cyaro, abaje mu mujyi, ubibona gute? Ni ibintu tugira, ahubwo hari n'abapfuye, harimo n'abapfuye. Ariko iyo twibutse ibyo bintu byose bidutera kugira gute? Ibyo bintu byose bidutera gushima Imana. Haba harimo abantu mwabyirukanye, cyangwa se nk'uko wari ubivuze mwiganye, bose usanga bamwe bameze nabi, bamwe bameze nabi, abandi barandagaye bagiye mu biyobyabwenge, abandi barafunze, abandi bararwaye bameze nabi. Mbese
ni ibyiciro bitandukanye bababayeho urumva ariko mu babayeho neza n'ukuri nanjye ndashima Imana ko mbayeho neza kuko Imana iba yakoze imirimo n'ibitangaza mbese batanze ingabo nyinshi wowe ushobora kuvuga ngo ingabo nuko tuzireba gutya ariko Imana n'urukundo ibasha gukorera mu bantu ukajya kubona ukabona uragiye urongera uratashye burya ni Imana iba yabikoze hari n'akarimbo kavuga ngo ibasha gukora ibiruta cyane ibyo twibwira nibyo dutekereza. Haleluya. Urumva atari kaza karimbo Imana niyibasha Imana niyibasha gukora ibiruta cyane ibyo twibwira nibyo dutekereza. Abantu rero bashobora kukwitegereza bakavuga mishu ko tumuzi mu biganiro ajya akora buriya ntago ari umukristo bakavuga ngo ntago ajya asenga ariko nkuko umubyeyi mwigeze kutuganiriza tubwira ngo buryo wagiye mu kazi uragakora agapfa kuba kadahesheje Imana icyubahiro ari akazi gahesheje Imana icyubahiro kandi ugomba ugakora ikibi nuko kaba ari akazenda kakwica umuntu cyangwa se kasebya umuntu cyangwa kasebya umuco nyarwanda ari ugomba kugenda yorore ukayikina kugira ngo wereke umuntu uwo ari we wese urugero arimo. Nk'ubu ngubu harimo ababyeyi baba bafite nk'abana ari ugasanga abo bana bo barakijijwe ariko ababyeyi ntibakijijwe. Ese biba byaragenze biti? Abo bana hari ikintu baba baratanze hari amafaranga barishyuye kugira ngo bo bagire agakiza noneho ababyeyi bo bakabura amafaranga yo gatanga iyo wabisoma. Ahubwo buri muntu wese agira inzira yakurikiye niyo mpamvu umuntu uzi umukatolika yaririmbye ngo komeza inzira watangiye wicika intege urumva buri muntu wese agira inzira yiwe urumva kandi umwana iyo umubyeyi amubyaye umwana arakura akihitiramo inzira ashaka ariko nanone biriya kuvuga ngo ujye utoza umwana ngo inzira nziza ngo akiri mutoya ngo kuko ngazarinda kuranga isazane niba ari biki urumva kankubwire hari abana dutoza izo nzira zacu ariko ntibazikurikize ntabwo uza abana b'abapasiteri bigize ibirara bigize byigenge utamenya ukuntu bimeze nyine ni ukuvuga ngo muri make ino si nayo iratwanduza urabizi iradukurura kuko turwana n'isi iradukurura pe iradukurura ariko gusa umwana wakuriye mu gakiza uko yakwandagara kose ntahahurira na wa wundi batatoje inzira z'agakiza nabwo biba bitandukanye buryo ngo wa mwana wakuriye mu nzira z'agakiza naho yagenda karorongotana ariko utegereje imico ye ukayireba neza ukitegereza usanga uwo mwana haba harimo akantu gatandukanye na bya birara bindi harimo ka ADN ko ku mwana aba afite ashobora gukora ikintu akibuka yuko ari Imana akagenda akavuga ati Imana nubwo byagenze gutya umbabarire. Reka nkubwire hari igihe nigeze kuryamana n'umutipe uyase kandi ibi bintu byose ngiye ndaza kwihana mu nsengero ariko ibyo bintu byose ngiye biba byarabaye ntago mba mbabeshya urumva umutipe turaryamana birangiye ngo mishungo reka dusenge ngaho ndavuga se mujama none avangiwe n'ibiki dusenge se habaye iki aratinye ngo mwandurire sindatinye iki ngo yango mishu mbona rasa nk'umuntu utinya icyo cyaha pe byanyabyo nkahita ngo reka dusenge ndavuga ngaho senga nabinegirije nyine ko kundi wabipinze ukabaze nk'uyu muntu wafashwe n'ibiki man yahise apfukama imbere y'igitanda arasenga amara umwanya asenga egoko arasenga pe arangije ariko atarasoza gusenga ntange numva biramfasha ndavuga ariko ku mutima umuntu arasenga kuko nturumbuye amaso ndeba nange reka tumaze gusenga arambwira yambwiye ijambo rikomeye yarambwiye ati njyewe nakuriye mu gakiza nubwo naguye hako ari igihe nkora icyaha nkumva ndababaye akumva ka gakiza karongeye karaje karamukomanze ibyo bintu ntabwo njya mbyibagirwa bivuge ngo n'ubundi ntabwo njya mbyibagirwa pe hari ka ADN kaba karimo kandi urumva nk'uwo muntu wasenze Imana byanga byakunda arega buri Imana igira imbabazi kandi Imana n'urukundo ntabwo Imana ari ikihebe nk'uko bajya bakunda kudutinyisha Imana yagukubita inkoni ukayibona ariko abimaze gukubita inkoni barangana gute Imana abimaze gukubita inkoni barangana gute bivuge ngo Imana iramutse igukubise inkoni cyangwa se Imana iramutse iguhannye ahubwo nta nubwo yanaguhana gutwikisha umuriro kuko nkeka yuko ubuzima bwacu bwa buri munsi duhora ducumura umunsi ku munsi kandi ntago bigaragarira ahandi kure urabona iyo ubana n'umwana mu rugo umwana reka tuvuge iyo ari muzima agira amakosa menshi kandi burya hakosa umuntu wakoze
burya umuntu atakoze ntago yakosa. oya ntago yakosa. No mu uburyo turemye nkeka yuko kugira ngo natwe dukose tugire ibyaha tugire ibicumuro nuko tuba twagiye tugakora. Twamara gukora niho haza kuvamo kugira gute amakosa, niho haza kuvamo ibyaha n'ibicumuro. Ariko hari ikintu kimwe ngira ngo twongere tuganireho cyangwa se tubwire n'abantu badukurikiye. Burya umuntu ashobora kwitoza gukora ibyiza, ariko ntabwo yabikora ko kamwanya kubwira umuntu ngo kora icyiza ko kamwanya ahita agikora. Icyo akora ashobora kugira gute, ashobora kugenda yitoza petit à petit. Ariko hari n'ukuntu tugambira gukora ibyiza nibibi bikadutanga imbere. Ikintu bisabwa rero ni ikintu gusenga. No gusenga tukanihana nk'uko niba umaze gukora icyaha ukumva ko kigukubise. Ahubwo noneho hari abantu mu gifite umutima wo kumva ko icyaha kigukubise ukihana. Ni ukuri mu bishima Imana nabyo, kuko abantu tumaze kuba ibyihebe kuri rwa rwego gukora icyaha ukumva ntacyo bikubwiye, umutima ukumva wabaye ibuye, yewe ukikomereza life nkaho nta n'ikintu wakoze. ugaha umuntu amafaranga wamara kuyamuha uramuhaye rwatenguriza ukayamuhereza wamara kuyamuha mukahita muba abanzi, ukagira ngo nta mafaranga wigeze umuha, ukagira ngo nta kintu mugize muvugana. Reka nkubwire Justin, nuguriza umuntu uzishyiremo ko uyamuhaye, ntuzishyiremo ngo azakwishyura, nakwishyura haleluya amen, ariko nanone uzishyiremo ati ndamuremeye ndamuhaye. Ariko hagati aho ngaho nta kindi kintu cyose tubikesha, ibintu byose tubikesha Imana ko niba yaduhaye kuramuka ubuzima bwacu bwa buri munsi. Ariko turagira ngo uyu munsi none tubwire abantu bagiye batandukanye yabo bagenda bakora ikintu gikwiriye muri iki gihe nk'iki ngiki. Urabona ko hari igihe ujya kubona ukabona ibiciro by'ibintu birazamutse, ukabona isukari irazamutse, ukabona umuceri urazamutse, noneho hari ibindi bintu byanteye ubwoba. Ntago mbizi aho uvuka, ariko ngenzi ko kera nta muntu wajyaga agura ibijumba ku kiro. Aho mvuka ni mu Mutara, nta n'umuntu wajyaga agura igitoki ku kiro, amakara nta muntu wajyaga yagura ku kiro. Rero ukabona ibintu bigenda bihinduka, bivuga rero ngo ibintu bigenda bikomera, ariko muri uko gukomera ni binahenda Justin, ibintu bimaze guhenda pe. Abantu rero baravuga ngo bino bintu birahenze, ngo ngiye kugenda ngo none naye ntangire ngo nirwaneho, ngo nirwanirire. Ariko ni ngombwa kwirwanira. Burareka Justin, reka nkubwire, nakubeshye kwirwanirira hari igihe umuntu abigerageza, ariko nimba ari ibintu byanze kumpira no kwirwanirira. Justin, reka nk'ubuhamya ari butoya, ni gato cyane. Mbere ya Covid nari mfite akazi keza kampemba neza, ariko muri uko kumemba neza kagafasha abana, kagafasha umwana, umuryango muri rusange. Noneho Covid ijemo akazi karahagarara. Niho natangiye urugendo rwo gukubitwa, ngurisha igitanda nararagaho, ngurisha intebe, ngurisha televiziyo, ngurisha garderobe, ngurisha ibintu byose nyine byo mu nzu. Njya gushaka akazu gato, ujya gushaka inzu ntoya bitewe n'igihe wari gato pe gato, nako no kukishyura biza kunanira nabyo, biza kugorana nabyo, ibaze nabyo kugera aho binanira. Ubwo ngo sinirwaniriye se, oya rwose. Ubwo umugabo amamagaye ati Mishu, ati se ubu ngubu uri hehe, bimeze gute? Nkatinya nkavuga se oya na ibikinyi n'ibintu nk'ibyo, hari ukuntu waba utanakijijwe. Ariko nahoze mvuga ati umuntu wasenze wegeze gusenga, kubera ko ngiye naririmbye muri korali, nakuriye nyine mu gakiza, twakuriye mu rusengero pe, abanzi baranzi banabihamya, urumva. Ariko uko wagwa kose hari ibintu utinya byo kuvuga se ndagenda njya kwigurisha ku muntu, nyine nkumva ntago ndi kubishyikira kwigurisha ku muntu. Mbese wakandagiye mu rusengero, hari ibintu utinya, byanga byakunda birahari, warabanye n'Imana birahari. N'ubundi ya mirimo cyangwa se kwa kundi abayobozi bacu bagenda badutoza ubuzima bwacu bwa buri munsi. Ego, hari ikintu kigarukamo cyo kumva yuko wa mutima ugukomanga ukubwira ko wabaye umukristo cyangwa se wabaye umwana w'Imana, ugomba n'ubundi ukumva uri kumanza, ukumva uragarutse. Uziko ibyo bintu niyo wabikora, ibyo ngibyo uri gutinya niyo wabikora, ni kwa kundi nyine umutima uhita ugukubita ukumva urababaye pe. Kuko ndibuka ko icyo gihe ubwo buhamya naguhaga, icyo gihe umuntu yaramamagaye ati ariko bimeze bite, ibiki n'ibiki, ndamubwira ati ni sawa. Ati se nyine yari yarangiye yarahereye kera anesha umutwe, kandi yari umugabo wubatse. Arambwira ati waje koko tukagira ikintu dukora n'ibiki, ntabwo ari ngombwa kubivuga kuri kamera byose. Noneho ndavuga ariko se wa mugani ko niburiya yo kwishyura inzu yari 100,000, nari nagiye mu kazu k'ibihumbi 40, ariko nari ifite no kwishyura
umukozi wankoreraga nyine mbese ako kabazo nari ifite gakomeye kari 100,000 ubonye imibare ibaye myinshi mba ndamubwiye ngo ariko se ngo ariko urame 100,000 aranyemerera ati si cyabuze ni ibiceri ifaranga ndi nabyo yari umupapa ufite imodoka umeze neza nyine ndavuga ati jana mugani hari ntago naribura singiye hahandi Imana ivuga iti ntuzanongerere kanze nkwemeze ko kwirwanira ntacyo biri bukumarire ibyo bintu byarabaye birangiye dusohotse tugiye mbona nta mafaranga mpaye kandi mwayavuganye yego kwabwo navuye mu rugo nana yamubwiye ko ari nacyo kibazo mfite ari nacyo kibinteye nana yamubwiye mbabaye ndi kurira ndabaye ati ngiye ibi bintu nubwo njye kubikora ni amafaranga nshaka y'iki kibazo iki n'iki ndabimubwira arangije ibyo bintu birangiye turasohoka mbona ari kwatsa imodoka ndamubwira se bimeze gute utari kumpa amafaranga ngo nyine ngo ngwino mu modoka ngo ngucyure reka none se ni kunyura ntago ari ikibazo nanatega moto nkuko naje ahubwo kutari kumpa amafaranga yanjye ngo nyine ngo turaza kuvugana ngo ngeze mu rugo ngo ngiye kuyabikuza kuri banki ndamubwira se kuri banki none se wambwiye ngo iki si wambwiye ko ikitabuza ari amafaranga kuki se utayaretiriye mbere y'uko nza uzi icyari kinzanye mwana nanga kuburana mu muhanda n'isoni n'ibiki twari twasohotse igipangu ndangije ariko niyo twaba tukiri mu gipangu urumva ibintu utamenyera ubutabimenyereye ubundi urabizi hari umuntu utacika wabigize umwuga urumva nashatse kwirwanirira Imana inyereka ko ibyo nirwaniriyemo n'ubundi ari zero ariko se nyuma yaho biba umaze kugenda ko biri kose nta mafaranga yaguhaye ese nyuma hayo yamaye sha nyuma hari nyine yankujeho hari uburyo waba warabonye amafaranga utirwaniriye muri icyo gihe narayabonye oya ubuzima bwakomeje kugorana icyo gihe narayabuze burundu nkuzaho Randiro darambwira ati mishu wowe rero icyo gihe nari maze ndabyibuka icyo gihe sinza agafilime nayo narakinnyemo ariko n'ubundi ngiye mishu nubwo atari byo nitwa kwiranga muntu n'ubundi kamishu naka kera n'ubundi narabyitwaga ariko mu mihanda sinarinzwimo ariko narabyitwaga arambwira rero mishu rwose ntabwo uri umwana mubi ndabizi iyo yafite uranyishyura ariko ibi ndabibona ko warayabuze ngaho ishakira yo kwimuka ukajya ahandi gusa ayanjye yareke umvire mu nzu nshaka undi ubwo iyo ngiyo ya 40 naginaniye kuyishyura mba ngiye ahantu ndavuga se ubwo koko n'inzu ya 40 iri munsi ya 40 niyihe koko ndayishobora uya ahubwo numvaga nta nayo nyine kwa kundi ufite udufiyero ukidufite bitari byakuvamo ese umugishaka kwirwanira mu mbaraga zawe utarakira n'ubukene urumva nawe reba inzu ya Kigali iri munsi y'ibihumbi 40 ubwo veni wenda se umuryango ndavuga ati se mana buno bwana nzajya mbuseseka hehe n'ibikoresho nari sigaranye udukoresho dukeya urumva ibindi nari narabitanze ugenda bigabanya nari naragiye nambigurisha byose noneho ahantu byarangiriye rero sasa biza kurangira uwo muntu rwose asoneye ndagiye njya mu yindi biza kurangira nabyo byose ubuzima Imana ibuhinduye nubwo itarabuhindura neza ariko mishu nango njya mbura amafaranga yo kwishyura inzu haleluya amena kandi nigeze mvuga ngo nuko ngo runaka yamamagaye ngo turyamane haleluya Imana barabikoze cyangwa se n'undi muntu warabikoze nakubeshye kankubwira Imana ica mu bantu ntibazakubeshya nese yaca mu bake nyine ubwo nabana icamo ariko ikabacamo nk'uku wamamagaye ukamakaza siyagushiyema ni wamamagaye sabana benshi bari mu mihanda kutabahamagaye ikibazo cy'amatsiko uyu munsi wa none uheruka kujya mu rusengero batarazifunga najyaga njyamo wajyaga jyayo ariko uyu munsi wa none wari umaze igihe utasenga kandi naraguye pe waraguye utajya gusenga ariko se ngiye ndifuza rero yuko tuganire kandi tumaze kubona ko imirimo y'Imana idukorera ibintu bitandukanye nukuri n'uwihebye wese yizere ko Imana irakora nukuri ikagiduha guhumeka mbese nk'uyu mwuka uri guhumeka cyangwa se ndi guhumeka abagenzi bacu barimo guhumeka wabona amafaranga utanze nayo wabona umunsi ngiye rero ndifuza ko waza wakongera ugakizwa ukagarukira mu Mana yagiye idukorera ibintu bigiye bitandukanye igenda iduha kubaho igenda iduha amafaranga agiye atandukanye igenda ituremera ubuzima ndifuza ko umunsi wa none wakongera ukakira Yesu nk'umwami n'umukiza hari abantu bakubona wambaye ibintu bigufiya bakavuga turiya nta gakiza gifite ariko umunsi wa none iyo umaze kwibuka aho wari waravuye n'uburyo wabanaga n'Imana nk'uko uyu munsi wakongera ukihana nukuri ahubwo ngiye nsengera pe nukuri pe ese hari indirimbo hari akaririmbo nibura wibuka mwajyaga muririmba icyo gihe
ego ko indirimbo ni nyinshi yo mu gitabo yenda wajyaga wibuka muri za kantike cyangwa se ijambo ry'Imana wabibuka? hari akaririmbo nkunda cyane navuga ngo ayimana y'ukuri komeza kunyobora urancishe mu nzira yo gukora ibyo ushaka mwami kubaho nagufite bintera ubwoba n'amaganya ndetse byabasha kungeza no mu rupfu vuba. Murakoze cyane abari badukurikiye kuri MC Juste Family Official. Ibiganiro byacu nakagaruka, ariko amakuru meza dutahanye nuko Mishu wacu agiye kwakira Yesu umwami n'umukiza. Nyuma ya kamera turi buze kumwereka uburyo ashobora kujya ku rusengero akongera akagarukira Imana, akongera akihana, kuko muri kino kiganiro tuganiriye twumvishe yuko hari ibintu Imana yagiye imukorera nubwo yari yarabyibagiwe. Nibyo Mishu, ariko wibutse yuko Imana ariyo iduha ubuzima bwacu bwa buri munsi. Turagushimiye rero Imana igenda ibana nawe ikuyobore mu nzira zose, ariko nyuma y'aha ngaha turakwereka uburyo n'inzira ushobora kunyuramo kugira ngo wongere wakire Yesu nk'umwami n'umukiza. Uzadutumira mu mubatizo tuzayimenyeshwa, kandi no kuri kamera ndizera yuko umubatizo we tuzawugaragariza abantu kugira ngo babone ko nawe uri umwe mu bakiriye Yesu umwami n'umukiza. Ikiganiro cyacu nakagaruka rero, Imana nibaha umugisha.